Rema undi kwa gatatu nkarasura mu maguru yawe kwa kane ngasura amaguru ya Rema ngasura amaguru ya Rema so muri abagore banje mwese ngena ubwo amaguru mavuga wenjamo ngiye kuguka amaguru anjye waya buretse gati Yaka tumera ngo konza seseramus nukuri nago Rema kadomo ngera subira muri mwana aratubwati muhumure ni mwebwe nakunze uyu mwaka biterwa yuko mudushimisha mu biganiro twebwe ntabwo tujya muri politike ntabwo tumeze nk'abariya basimbuka ibipangu reka tuvuge kuri aba bagabo badasanzwe ndetse bari gukora amateka muri sinema nyarwanda. Ni abagabo bakunzwe pe bari ku rundi rwego, ni Nzovu na Yaka mwana. Ndetse aba ni abagabo bakomeje kwigarura imitima y'abantu ndetse ya benshi muri rusange. Ndetse aba ni abagabo bakoze amateka ndetse mu gukora amateka muri Nzovu comedy show. Ndetse nta bandi bantu barigeze gukora amateka yuko abantu bashaka kugura mu matike ndetse bakabura aho bajya. Ndetse abantu batangira no kuvuga ngo aba bagabo bashaka kuza Big Arena ari abantu babiri, ndetse ibintu bidashoboka bidacana se bidakunda gushoboka hano mu Rwanda bitapfa no gushoboka. Reka bimvira amagambo ndetse bavugaga. Ngiye wumva ni Jean Desire, ndetse ikinyamakuru ubona hano ni Niyo Bonheur Comedy. Kanda subscribe ujya n'ibindi ujye ubibona. Yaka sikoyo Nzovu wo kudukanura amaso barayafite kubona gwanja musina bezata malgré que tokomyawa toyepona magambo gaka ya James Comedy tango siko tokoma batu basepele na biso nasiperevayo nakore gusa ariko tunafurahi sana kuona tukizera malgré que tusipena minote mugona musitoko yako kuzonga tuzagaruka ariko Nzovu tuzana YouTube muzasanga kuri YouTube ibintu kuri Google bwa umuntu abiso muzatubona aranatima baje kwizana mbere ko mugenda bayibareze Rwanda mbona kuvuga Aba bagabo si gukora amateka gusa, ahubwo bafite n'umwihariko wo kuba badakunzwe n'abatari bakeya hano mu Rwanda ndetse n'abahanye n'imbibi n'u Rwanda. Ndetse muri iki gitaramo bakoreye muri Nzovu comedy show harimo abaturutse mu Burundi, mu Buganda ndetse no mu bindi bihugu byo hirya no hino baje kureba abagabo babiri. Ndetse aba bagabo babiri bavuze ko banyuze mu bihe bikomeye, ndetse abagabo bakinye mu myaka ya kera sinema nyarwanda ariko baza kubivamo cyangwa se baza kubura ubushobozi bwo kubikora. Ariko sahi bavuga ko bagize ubuzima bubi, ariko sahi ngiye bafite ubuzima bwiza ndetse bakunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hirya y'u Rwanda, haba diaspora ndetse n'abandi bose. Aba bagabo bavuga ko imirimo yabo cyangwa se ibintu byabo bitandukanye n'iby'abandi bose, kuko bo batinjira mu bintu bya politike ahubwo baharanira gushimisha abantu gusa. Ndetse wibaza uti ese ninde bavugaga utsimbukaga ibipangu cyangwa se wuriraga ibipangu? Ndaje tubive imuzi n'umuzingo. Kwa gatatu nkarasura mu maguru yawe, kwa kane ngasura amaguru ya Rema ngasura amaguru ya Rema so muri abagore banje mwese ngena ubwo amaguru mavuga wenjamo ngiye kuguka amaguru anjye waya buretse gati Yaka tumera ngo konza seseramus nukuri nago Rema kadomo ngera subira muri. The process is for reconciliation. It is the sanction that they catch for impunity to be requested forever. I don't understand what are you talking about because I don't know English, okay? I'm talking about discipline. You have to have discipline everywhere, even everywhere you're going. So my discipline is in on my pussy, okay? You are pussy.
Yeah, that's my answer. My discipline is on my pussy, honoring my pussy, okay? Your pussy, where is your pussy? You don't. My pussy is in there. They already know. That is not chakura. Your pussy is not. You can't know if it is chakura, bro. You can't know, okay? You can't know if it is chakura because you don't enter in my leg. Thank you. Okay. Okay, yes, thank you. My pussy is very delicious. This one is saying about it. Your pussy is very Yeah. It's very delicious. That's what Yaka said. Man, kichongereza ni giskwera man mbabarira. Let me kiss you for the first. Abantu benshi murabizi uyu mugabo Yaka mwana aho mu minsi yashize yaragoye ndetse avuga ko yenda no gupfa ndetse kiriya gihe ca dore mbonye imbogo igihe urupfu rwe rwatangazwaga ko yapfuye cyangwa se yavuye mu mwuka w'abazima n'uyu mugabo nawe yari habi ndetse uyu mugabo avuga ko sayi kuba ugihumeka umwuka w'abazima ashima Imana kandi Imana ikora ibitangaza ndetse uyu mugabo ni umugabo ushima ndetse uyu mugabo abantu benshi baranibaza mbese ni umugabo cyangwa se ni umusore. Ibyo ni abantu benshi babyibaza gusa ariko uyu mugabo akomeje gukora amateka. Usanga ibiganiro babyihariye we na Nzovu ndetse aba bagabo bakorana buri munsi ahenshi na henshi ndetse baba bari kumwe ndetse biratangaza abantu kubona uyu munsi hari ikintu bakora gikomeye cyane ndetse bavuze ko hari byinshi bagiye gukora ndetse kandi hari ibindi bagiye gukora birenze ibi. Ese ni ibihe? Abantu benshi barabyiteze cyangwa se babitegereje guhanga amaso. Aba bagabo rero ni abagabo bakora amateka ndetse aba bagabo bavuga ko kubwo bameze ngutya atari kubwabo ahubwo ari kubw'Imana ndetse no kubw'urukundo rw'abantu ndetse bavuga ko ubwo byari bigoye ko bafata sinema nyarwanda bakayinjiramo byari ibintu bikomeye ku ruhande rwabo ariko sahi kuba bakora igitaramo muri Ingenzi Comedy Show aho abanyagwenya baba bataraniye cyangwa se ibyamamare kenshi aho babiri baguze amatike bamwe basubirayo ndetse ni ikintu gikomeye cyane. Ngiye wumva ni Jean Desire kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubagezaho n'andi makuru menshi. Murakoze cyane, muraba agaciro kuri twe, tuzasubira.